Theo, yego nukuri ndumva urugendo rw'umuhamagaro wawe n'urugendo rurerure cyane rurerure nukuri numvise ubuzima waciyemwo kuva uri umwana kushika uyu munsi aho ugeze ndumva ari ibintu bikomeye. Imana yarahabaye, Imana yakoze ibikomeye. None muri ivyo vyose ego haraho umuntu yumva bimwe wumva ari vyiza naho wari ukenye urumva ko Imana yahavuye igutungisha, yahavuye kugira umuntu yamenyekanye. None muri ivyo vyose nta ntambara mwahuriyemwo muri uyo muhamagaro wawe? urumva buriya nk'umuntu akureba gutya urababarira ndabivuga ukuntu numva binjemo ariko ntabwo nakuvuga nabi. Namahoro cyane. Umuntu akureba gutya ntabwo yakwita umukene. Oya nta muntu wakureba ukumeze hano kuri kamera nawe mwahura mu nzira wenda ntagire ikindi kintu cyawabona ntabona aho utuye mbese akabona gutya ntabwo yakwita umukene. Noneho rero utekereza ko kuri uri kuvuga ngo nubwo bukene mwanyuzemo ntabwo bukene nabuvuze. Wabuvuze? Oya turya navuze ntabwo ni duke ku rwego rw'ubwo bukene uwaba yarakurikiye igice cya mbere twaganiriye uko yabyumva yagira ngo ni buriya gusa. Noneho naciye mu burenze ubwo ngubwo. Igitangaje rero nimba hari ahantu habaye intambara umuhamagaro wanjye wagize intambara nyinshi, narwanyijwe na Satani cyane. Kabiri n'ubusanzwe nubwo tuvuga Satani njye ndavuga n'abantu nabo barandwanyije. Hanyuma ariko babandi nabo navuga ngo bakoreshwaga na Satani. Kandi nkuko mubizi mu Kinyarwanda twebwe duca n'umugani tukavuga ngo nta uneza rubanda. No mu mvugo zisanzwe ruvuga ngo ntabwo wakemerwa n'abantu bose. Icyo ubanza ukimenye uwo waba uri we wese ntabwo abantu bose bakwemera. Twe mu Rwanda tugira imvugo bavuga ukumva umuntu aravuze ngo umuntu akakubwira ati jye runaka simwiyumvamo. No mu Kirundi barabivuga ataragututse atarakwambuye ntacyo yakugize atanakwanga we humva bibaze ko umuntu ashobora kuvuga ngo ntakwiyumvamo wowe umwiyumvamo wumva ntacyo bitwaye. Ariko kwa kutakwiyumvamo bigera igihe ukabibona ku buryo nawe umenya nyine ngo karabaye. Rero nagira ngo nkubwire ngo umuhamagaro Satani aba agomba kurwana kandi uko ashoboye. Umuntu utakemera ko Satani abereyeho guhemuka no gukora ibibi kandi arwanya ibyiza kandi nta byiza bibaho biruta iby'Imana, uwo muntu yaba nyine nawe yaba atabaho kuko ntabwo byaba byumvika. Yaba ari nk'umuntu wenda reka tuvuge ngo yaba wari umupagane cyane ariko twe twabonye ibimenyetso ko urwanwa n'abo mu bafatanyije ndetse umuhamagara kandi nabo ukabona bemereye Satani. Rero njye nahuye n'intambara mu muhamagaro. Narabanje ngiriza abantu cyane kandi buri uko umuntu agenda arwanwa n'abantu cyangwa se ahura n'ibisitaza ahura n'ibiki nibyo bajya bita ngo uzumva aho birivuga ngo ibisitaza ntibizabura kuza. Bagita bavuga ijambo rituma abantu mukwiye kwitonda cyangwa bakwiye kwitonda rivuga ngo ari kubizana azabona ishyano. Nuko ngo rero jye nimba ibyari byanditswe byera biriho n'uwanga ahantu hose n'undi muntu wese agomba kwicara azi ko ibisitaza bibaho anazi ko bishobora kuza. Hanyuma rero hari igihe nagiye numva imvugo zivugwa n'abantu sinzi ko zanditse. Bamwe baraza bakavuga ngo igiti kiriho imbuto ngo nicyo abantu batera amabuye nabishushanya kuri jye ngasanga byakunda. Abandi bakaza bakavuga ngo umujura ntajya kwibamo bakene yibaho ubutunzi buri. Ibyo bintu nkabikurura nkabibona hanyuma nanjye nkatangira gukusanya ibyambayeho nkatangira kugenda ndeba aho nagize intege nke aho nagize imbaraga nke. Noneho buriya abantu bavuga ibyo bamenye ntibajya bavuga ibyo batamenye ahubwo bahimba ibitarabaye. Iki kintu ningisubiramo uracyo abantu bavuga ibyo bamenye ariko ibyo batamenye ntibabivuga ahubwo bagahimba n'ibitarabaye. Nagira ngo mbwire abantu ko ibintu byose byambayeho hari ibyo mutamenye muzanabivuga
urumva hanyuma muzavuga ibyo mwamenye n'ibyo mwahimbye ni ibintu bibiri kandi ako kantu mba numva ari akantu k'ubwenge ahubwo nkibaza ahantu nkakuye ndi kumva ari imvugo ifite ubusobanuro buremere abantu bavuga ibyo bamenye bashaka bakongeraho bashaka bakagabanya bashaka bagahindura ariko barabimenye bakongera bagahimba ibyabo none nabyo bakabivuga ariko umuntu wese uzi ko ugira umunwa uvuga ibintu utamenye ntabyo uzavuga noneho rero umuntu ushobora kuza hano nanjye ngira inkuru zizwi kandi byanga bikunda buriya umuntu ushobora kuvuga ukivugira wowe buriya niyo umuntu yivuga no mu kinyarwanda baravuga ngo ntago nakivuga mabi ameza urwo nyumva noneho hari n'umugani duca genzi n'imigani myinshi ubwo noneho ndumva yabaye myinshi cyane tugira n'imigani ivuga ngo twebwe ngira n'undi mugani uvuga ngo ntabwo wakima ukwimara yego bisobanura ngo njye ngukekaho iyi shati ushobora kuyikunda nkavuga ninyimusaba arayimara kujya nyiyambarira n'urugero kandi nina nziza unambaye neza mvatse ndetse tubiheze bigaragara noneho ariko wenda nkakureba nkavuga ati ntiyayima ariko burya ibiruta byose nukuza ukavuga ati kishati nayikunze wayimpaye hanyuma wowe ukayinyimutse nanjye ndayikunze uko kumaraho nibyo bivuga ngo ntukiyime ukwimaha cyangwa se nkareba iyi bubu ya mami nkavuga ni mami mudamu wanjye ko yamubera nkabona afite ayo kuyigura nkavuga ni wayima ubwo ndi gutanga urugero abantu babifate gutyo urumva kuko nibirenze iyi bubu wabima kugira ngo abantu babyumve neza noneho ukavuga toya tipeti ntibikunda cyangwa ukavuga ati yote se ko mfite n'indi ukamba icyo gihe mba mbonye ariko iyo nabikubwira nari kwiyima kandi utazi ko mbitekereza ikintu bita intambaro z'umuhamagaro nabyo ni byinshi ariko ntabwo ndi buvuge ntereye hejuru manuka ahubwo ndahera ku byabanje nzamuka kuko niyo wabivuga byose ngo birangize jye bwa mbere na mbere ntangira kugira intambaro z'umuhamagaro narwanyijwe n'abanyobora mu idini kandi akakurwanya mu buryo bwa gikristo none uzi umuntu kwanga mu gikristo kandi ububazi ngo ntibibahora ariko abantu barabimenye bafite ubwenge yo gutanga urugero rumwe kandi rurahita rukumvisha ko yandwanyaga inshuro ya mbere njya kwa perezida umuhisi muvuga ko ari umuhisi kwa Nkurunziza kuko njye nagiyeyo bwa mbere ngiwe mu rugo ni igiterane cyari cyabereye hano nimba ariko hitwa hafi y'isoko rya Bujumbura ririya ryahiye hitwa kuri Palais des Arts si hafi aho yego ni hafi none habereye igikorane cyakozwe n'abana ngo ba Compassion iyo Compassion yari yo kuri ADPR ku Kiremane ntahangwa yego ntahangwa ku Kirema naho nagiye kera mu Kayanza ariko murambabarira noneho ariko iyo abantu baganira ubundi ni gutyo baganira ibintu abantu bapanga ugasanga yanditse akabanza gutekereza nyine ni by'iki gihe byo kugira ngo utabone ko hinenge ariko ubundi kuganira nibyo biri mu buryoshye yego uvuga ibiri mu mutima mba mvuga ibintu kuki se mpibuka aho hantu hose hari umwese hari unyibukije ubwo se urumva umutima wanjye nyine hatabamo nose wangaya narigize amahirwe yo kuhamenya hari umuntu udukurikiye mbizi neza ko atazigera agera ku ntahango bitazakundira kandi nta nubwo wenda azanabikenera njye rero byakunze kera hashize imyaka 18 maze ubwo se ndagoye kuba nzi Palais des Arts ntaba mu Burundi nshobora no kumara imyaka 5 ubwo se uwo muntu kuki se nabyibagira ni impamvu z'ibyabaye kandi numva ntacyo byantwaye icyo gikorane rero bari batumiyemo umudamu w'umukuru w'igihugu ntageze ndirimbye aranyikundira antumira n'umuhira nsangayo n'umutware niko tuvuga ntibihera aho tugirana n'ubucuti bwatumye bantumira n'ubikorane binini byabaye kuri Kotebu urumva ntazi ahubwo njyewe mugoye kuzama nk'akabanza ahantu wenda gato sinjye mpora nzankatakata nkamenya wenshyikira ibyo bintu byose ntibyavamo
nta hantu wavuga muri Bujumbura simpame. Oya, nta hamwe umuntu uzi no mu Ibaza umuntu uzi mu Kinindo no mu Kibenga no mu Ruziba nkamenya mu Ruziba no mu Kanyoza. ibya Rumonge ryose nagenda ahubwo nkubwira n'uduce tumwe ubwo kiwere nza ahantu hose none harimo n'amakaritsiye nz'amaveni nkamenya nuko yiryenga iveni ryitwa gutya nk'ahantu gutya siko ndiwengeye kurondogora ubu nshobora kukujyana nk'ahantu nkakubwira nkagukatisha ni hano na veni muyira ni kurya kangahe ndabizi aho za Musaga naye ariko ni no kwa kuba nyine mutwe wawe ufata nayo ni indi ma siko nibagiwe ko ndi kuri kamera Oya, ni sawa. hanyuma ubaho narindi mba amazi icyo narindi umuntu wandwanyije kandi buri nkuru iryoha niyo kubanza gukata nkagaruka buriya ni nacyo nkundira abavuga butumwa ubona ko ari impano zabo hari igihe ugira ngo ibintu mwarimu yabivuyeho wenda agahita agaruka ku ijambo yasomye akarisobanura nanjye rero umuntu wa mbere wandwanyije ayo mahirwe yaragiye kuyica ubwo nditana na Karinga barantumiye hanyuma kuko kuza muri Pentecote byasabaga uruhushya ararunyima yes bantumirana na korari yagombaga kuva i Kigali rega ni n'umuntu ukaze n'ubu ngubu ntago yoroshye arahari yaranyoboye n'ubu kuri YouTube bimuvuze wahita umumenya arakaza ariko ntawe ndi buvuge kandi avuga ibintu neza by'Imana ariko nje ntitwari twahuje kwako ndavuga ngo simwiyumva niko nabibaza kuko nagiye nsaba Imana ibimenyetso bigatinda ariko nkabibona kuko utemera ko Imana yakwereka ikimenyetso n'utanayizera ni ubu ntiyemera ko habaho n'ijwi ry'Imana ntiyemera ko n'ijuru ribaho ubu ntahari nta nubwo turi kumwe ibyo biranamureba nje ntibindeba ahubwo ayo mahirwe yarayanyimye anyima icyangombwa aranabanza arampugura arambwira ati rero uririmbye akaririmbo kamwe abantu baragakunze tubiri none ubu ngubu umeze amababa hatugiye no kujya i Burundi rero ni abantu ntubazisha ndeka atuburazi bagufata ategesha cyuraziza iyo mvugo yakoresheje iri mu mvugo zankomerekeje ibaze ko n'uyu munsi numva yarampemukiye kandi sinamwumviye ariko nkurikije imyumvire yari afite ntabwo yari iy'umwuka w'Imana kuko ikimenyetso ko bitari iby'Imana kanye kubwira ati uko bakanje igisheke warabibonye ni ati bakanyunyuzamo umutobe ni ati urangije bagishyira baragicira ati harya bagicira wari bwabone ukuntu inshishi zihita ziza ni ati niko bagiye kukugira ati wijya ibyo ni ukugukanja urajya gukora iki guma hano ririmbira hano n'ahandi hafi ibyo by'i Burundi bireke reka ndamwumvira rimwe na rimwe twumvira n'abantu bidakwiye kubera amatitire cyangwa inzego bariho ariko ibyo batubwiye atari ko kwari ukuri ari amarangamutima yabo njye ibi bintu ntabwo ndi kubivuga rwose numva byari byiza ariko nta n'ikibazo kindi mbibonamo usibye kuba ari uko muvugishije byarangiye umugabo ndataha abandi bari badutumiranye bajya i Burundi haragenda bagerayo barabakira ngenda sigara muraca bakora iteraniro rirarangira nje ntahari hanyuma ku munsi wo ku cyumweru wo gusoza bajya gusoreza muri Paredeza hanyuma ryamye hasigaye umunsi umwe ngo bisoze nk'uwejo ndota inzozi kumusinzira nijoro nari ntuye mu rubonobono kwa Padiri ndahaza ubwo icyo gihe narateye imbere ubwo nari ndi mu nzu ya 25 mvuye mu ya 12 hamwe nabanje ndota yandirimbo ngengera impano yo kurota aho ho niyo mpageze ndatinda nakuroteye bya nyabyo kuko nzi kwisobanurira inzozi burya nakubwira ari byo abantu benshi bafata nk'ubuhanuzi bakanabirisha bagashyiramo no kukabya n'ibyo batarose ako genda biza hari n'abantu babanzi neza ko iyo mpano nyigira ariko siyo nkoresha cyane mbona yigira intambara zayo ubigize byose noneho buriya n'abantu berekwa babaho kabisa ariko ababeshya ko beretswe nibo benshi ariko mumbabarire mwese murerekwa ndota ngo nagiyeyo hahandi bambujije mbirota mu nzozi mbyutse nkangutse sinirwa mvuga ngo narose nagiye bimeze gutya narabyutse nkangutse mbwira umugore wanjye
jewe rero madamu nkubwira ngiye i Burundi ngaho da mwambwiye ko pasiteri yakubujije ndagiye none se uragenda nta byangombwa ni jewe ngiye i Burundi uburyo nabirose ukuntu Imana yanyeretse ndajyayo nese urajyayo ugereyo ryari kandi biri burangire uyu munsi ndagiye ni nuko byagenze mba nabyutse nta biraranye njya Nyabugogo ntega imodoka mwumve ukuntu ari sitori za kera muribuka imodoka ajyaga iza mu Burundi ekada ugiye kuvuga ibitari byo iyo yahu igihe nabyukiye no kwitegura yari yagiye kare ahubwo naragiye ntega imodoka yitwa Gaso ndayibuka utazi Gaso ndayibuka ni umuntu wavuba cyane hari abana benshi Gaso urayizi yarajya ni Buganda n'ubundi wayiteraga ari uko ivuye i Buganda noneho yageraga Nyabugogo saa 4 z'amanywa saa 4 z'amanywa rero nta modoka ijya i Bujumbura yabaga isigaye icyo gihe habagaho izitwa za Berivederi habaho za Yahu ariko uzi ko na volcano yaje mo nyuma gake ubwo se urumva njyewe ndi muto njyewe muranshakira akabanza reka ntabwo nase bitwaye cyetse bitemewe kandi biremewe ndayitega imodoka yazaga ipakiye ibifurushi by'inkweto ibifurushi by'imyenda ipakiye abantu yujuje nsanga nta mwanya urimo kumva yararambwira ati nimba ushobora kwihangana ukagenda wicaye ku gasonga bugari ingo nkwereke banyicazamo harya mu murongo ako numvira inzozi narose abantu buriya n'umuntu nunarwanya ibintu biba bikwiye kurwanya ibyuzi niyo mpamvu nemera inzego za leta n'ibindi bintu zo ngo zishyiraho ubutasi bakagira abantu bajya kubatatira no kubanegera umuntu abyuka akaguhagurukira ahagurukira ku tuntu duto ufite byinshi aho rero niho hatuma atazagushobora ntabwo afite amakuru nta muntu wapfa kurwanya ngo umushobore kuko ntufite amakuru ahagije wigendera ku tugambo tubiri wumvishe ngo ugure kumera amababa oyaburetse udafite amakuru abandi bashora amafaranga mu butasi menshi wowe uragenda ntabwo uzi iyo biva n'iyo bijya niyo mpamvu ntinya kuvuga ibintu ntafitiye amakuru kanivugira ibyanjye imodoka noneho yari iteye ubwoba we kugira ngo izave ku Kanyaru nuko banza bagapakururamo bya bintu byose ntabwo bizi bakongera bakayipakira yagera mu Kayanza ikabifitiye abahiri bubasige kuzavanamo umuzigo uri nko ku muzigo wa 80 Yesu we tani yarwanyije ikintu urumva ni wa muhamagaro kurwanwa umva hano mereye turaza neza saa 11 bangeza aho baparikaga ubwo uzano baparikaga n'ubundi ni hafi ya parede za ndahagera nta telefone mfite y'i Burundi nahamagara umuntu ntawe mbaza ngo bigeze imbere y'Imana najuko mpita mfata umumotari kuko moto zari zigikora muri ville umve ko nduwake nako nzajya nk'agacyo moto zaranyuragamo njyana ku ntango kuri Pentecote abankubise kuri moto aba ngiye kureba mbata kuri parede za kandi nageze nanakererewe Imana se kidakererwa Imana kitazasiba kuri gahunda yo kukugirira neza Imana ko ntawayibwira amazimwe niko mu Rwanda tuvuga namwe wenda niko muvuga duhuje ibintu byinshi Imana kutaza ngo yibwira amabwire ngo kubera yuko ngo runaka ngo bimeze gutya buri gihe no nigiye kuguha umugisha ntawe ugisha inama kuko bahita babyanga bakavuga bati fata ikintu runaka ugihuriye yakavuga ati turiya ntiyize tuyazabikoresha nabi bahita Imana bayihadita z'intege nke zawe bibo byanga ibaze kujya ku ntango wakererewe nibura bara moto ntiyabura iminota 10 yakoresheje cyangwa 5-6 kuva mu mujyi n'ubundi si kure mageze rumva ibyambaye nsanga nta muntu uhari habe n'inyoni ndinjira mu gipangu nkajya ngenguza amazu yari yubatse gutya y'amabiro gutya urusengero ndarubona nibyanditseho mbura n'umuza umutima urongera urambwira ati wa mu pasiteri yarakubwiye ngiye kubona mbona haje imodoka y'ivatiri irimo umumama
w'umupantekote nyine urumva ufite agasatsi ka natirere w'inzobe mugufi gutya utari muremure aza yihuta ahita yinjira araza araparika aratambika andeba mpagaze n'ikivarisi yajyaga ivarisi zimwe bafungisha imibare gutya kigi sinzi uko ngo muwarete diporomate agenda ajya muri biro se aragaruka ntinya no kumuvugisha yinjira mu modoka atera muri shariyeri amaze gukata gutya nimba umutima nabwo atari uriya muntu usanze aha utazi ukaba wamusize wamubajije none yaba ari n'umujura wenda uje kwiba ibintu ati yewe ati ngo hano yavugaga ikirundi gusa ubwo ni gukoresha ibyo yakoresheje ati ngo hano ndaza aturuwahe ndamusobanurira byose ngo ntihari abantu ntiba compassion ntibari baje bavuye mu Rwanda ni korali imeze gutya atabo b'i Rwanda ati none ushaka iki nyine ni nanjye bari bantumiye ni hanyuma ntimbura umwanya ntindatinda ntinagombaga kuza none n'imodoka yantebeje yewe ngo se ntibyarangiye ngo byatanguye kare ngo jya mu modoka nkujyane ati jye siho ndi kujya ariko aho byabereye ndahazi hitwa kuri paradeza ati ariko ubu byaheze ati watebye cyane abarantwaye umumama mwiza sinzi kazibuka ko ari igihe atwaye sinongeye kumubona nta nimero namwatse nta mazina namubajije asengera ku ntahangwa yari ukurikije nk'uko yanganaga icyo gihe ni umumama mukuru nkurikije ineza yangiriye ashobora kuba ntakiriho kuko burya nugira neza nabyo bizakurinda nugira nabi ujye uteganya ko ushobora guhemukirwa vuba cyane kuko buri kintu kigira ingaruka yacyo Yesu ibaze nk'uwo muntu ntituzongera kubonana n'iki kiganiro ntabwo nzi ko azacyumva ariko ashaka kukibona akacaza kukuraba ngaha aragenda araparika neza urabona gutya ukata paredeza riri hano harimo umuhanda ugenda utyo n'amarembo ahari n'ubu uracyahari njya kubibona none we yaparitse areba ruguru kugira ngo ahite akata akomeze yaragiye nk'ahandi kandi yihuta antungira urutoki none arebyeyo abona y'abapolisi n'abasirikare ati ni harya turabona bari abapolisi ni ati ndabona hari n'abasirikare ni ataho uragenda winjire kuri uriya muryango nongera ubwoba hari abapolisi hanze n'abasirikare nta wundi muntu abandi barimo indani nayo impamvu hanze hari abapolisi n'abasirikare harimo umudamu wa perezida ubwo ntibitangiye kuryoha ni uko nkuru zanjye zitajya zinabiha ariko bino byo nanjye ndumva bitangiye gukomera ndashora nyine nk'umuntu wahebye byose urumva nawe abone nace ntiyayoroshye mba ndinjiye nanone ntabwo bamvugishije mpingutse gutya mu marembo kuko inzogi zari zikinguye protokolo urumva iguma hafi barambonye uwambonye rero birya bintu muzabitandukanye yari umugerizo kuko n'ababigabo bariyo nimba atari Maserafi ni Frederifi hari korali yanyu yari yagiyeyo ibyo none muri protokolo harimo abantu bahana wambonye bwa mbere ahita amenya kuko nagiyeyo nari naraje kuko muzi ko nabanja ubwo mbaye nje narabanjeyo nakaba hano ejo twarabeshye muzi ko nabanje aha bwa mbere nawe urabizi niwe watwakiriye ambonye ahita yiruka kubwira urongoye gahunda ati kuko bari barantangaje ariko narabuze abarambwira ati waraje bivuze ubwiye nka bigabo n'ukuntu yari yankunze hano n'ukuntu ari inshuti yanjye biba bise binyuramo bahita bajya kunshakira umwanya imyanya rero kuko yari yaheze umwanya wari usigaye nyine w'umushyitsi wavuye kure wari n'umutumirwa wari uw'imbere imyanya rero yari yagenewe abantu bavuye ibukuru hari hasagutse intebe ari naho njya kwicara muba muvuga mwebwe umuntu arimo anca intege ngo nzabibikanja ambuza kujya kwicarana n'umuntu ukomeye anige bababarira niyo mpamvu nkunda ijambo birivuga rivuga ngo ibyo abantu bibwira si iby'Imana yibwira
nanone Bibiliya ikavuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, bikongera ijambo rivuga ngo kandi si bibi ni byiza. Njye mbwira umuntu nkurikiye niyo wakizera ayo magambo yonyine ukavuga ati amahame yanjye mu by'ijambo ry'Imana ntabwo nkeneye byinshi, simbishoboye. Ibyo abantu bibwira si iby'Imana yibwira. Hanyuma ukavuga kandi iby'Imana yibwira kutugirira nabyo si bibi ni byiza. Twakomeje mba ndicaye, umudamu nawe narinzi nicara iruhande ntazi ngo niwe. Njye nyine numva yuko abamama pasiteri n'abantu bateraniye aho, njye sibyo narimbi hora wumva ihimbaye nicaye. Korari iraririmba, nsanga korari iririmba abantu bari mu mwuka basizoye, bafashijwe bibagiwe ibyo muhira. Kandi niko umuntu akwiye kumera ari mu nzu y'Imana. Ugomba gufata umwanya wo kubyibagirwa kuko n'ubundi nibwo uba umeze neza. Ariko iyo ujyanye umutima inyuma hari ibigucika, uzi ko uba ureba ariko utumva. Numva rero uyoboye gahunda bafashe mikoro ahita avuga ngo haleluya, atera haleluya, ngo mumeze neza, mwafashijwe, yego murakomeye, yego. Rero ati hari itangazo nenda kubaha. Aravuga ati muziko gahunda yo gusoza irabura iminota. Korari kivaho dufite gahunda yo kwakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, nuko yavuze ibyo byo akonga ijambo ngo umutambukanyi. Nubwa mbere nakumvishe ndumva uwo munsi. Ati none mu bashyitsi twari twaratumiye muzi ko hari uwo twari twabuze wagize ibibazo mu nzira nako bitakundiye witwa Theogene wo mu Rwanda, baba bavugije induru kuko indirimbo zari zizwi. Ahita yongera tumwe waririmbye ngo ibigeragezo si karande, avuga n'indi ndirimbo. Aravuga ati none rero araje ati ubwo muri hangana umutambukanyi w'umukuru w'igihugu atugezeho ibyo yagombaga kutubwira nk'umushyitsi mukuru. Hanyuma ndabasaba muri hangana nibura uyu muntu nugaje yakereye aturirimbire indirimbo ebyiri cyangwa imwe. Urumva nawe uko bari bameze, barabyemera. Batababyemera muzamure, iyo bagira n'amaboko ane bari kuyakoresha. Cyabaye rero wa mubyeyi nawe ahita atuma umuprotokole ati genda umubwire ntabwo mbanza kuvuga ijambo nguwo nguwo aririmba, ahubwo nanjye ndashaka kubanza kumwumva. Bari icyo bari bafitiye impungenge kwari ukwanga kumutindira kuko baba bihuta. Kandi ibyo ni ibintu muzi mwese. Noneho umwanya wageze mukavuga ngo turabihinduye, ibyo byari ibintu bitumvikana. Baba baramubwiye, none ahita avuga ati ahubwo nimumuhimwe, nimubanze mumuhe indirimbo nk'ebyiri aririmbe nanjye mwumve kuko njya mwumva. Nari ngeze ku ndirimbo ivuga ngo Imana nigutoranya ntawe uzagutunga intoki. Niyo numvaga nakundaga kubanza, nayikubisemo. Ubwo nese ndeba ingufi burya igira iminota mike mba nziza. Nakubisemo ni ibihe byiza nagize ntazibagirwa. Cyetse ko umwe bavuga ngo umuntu yibagirwa atakiri kwisi. Aho ngaho nimba aho tujya wibagirwa byose ntihagere na duke Imana igusigira bizahwaniramo. Ariko naririmbye iyo ndirimbo, reba nabugiye nari nahagiriye nazengereye, nyiririmba nk'umuntu uvuga ati we ndi bimwe ariko ndahageze. Noneho rero mba namaze kumenya ko hari umutambukanyi w'iki sidabasha nani none ndakora n'ibyo ntajyaga nkora, ahubwo buriya muri gerizo nakoze biki. Ubundi njye buriya ntabwo najyaga nananyeganyega, nirimbiraga nizungutse, sinaje nta mukabibona, sinago njya mbyina nta bikabyo bindi, njye ngo nkutumaho amagambo. Narayiririmbye, iteraniro riraryoherwa. Reka tubivuge gutya, abantu barafashwa n'ibisanzwe, gufashwa binahoraho bizahoreho. Bampa amafaranga bashyira mu mufuka, kandi noneho nkaririmba cyane nibanda kureba hahandi mutayobewe. Ndaririmba urumva kugeza ubwo nagiye kubona mbona nawe ahaye umuntu agapapu akantu. Oya yamuhaye akantu nyine amafaranga, reka tube ariko tuvuga kuko siwe gisambo cyari gihari abandi bampa, nabyo tujye tubivuga. Akana noneho yari yazanye n'umwana, wumve ko byose mbyibuka. Uwo yayahaye rero ni nk'umuntu bagenanaga unamumutwaza cyangwa umufasha. Umwana
mbona wa mwana baramuteruranye bamuhaye amafaranga. Ndirimbi ya mbere irarangira, ndirimbi ya kabiri naririmbye Imana ni gutoranya n'ibigeragezo sikarana. Hanyuma nzishoje namaze kuzisoza ahita yisohokera, nabo bazanye bose baragenda. Hanyuma nanjye nsigara ndirimba izindi. Naho mu iteraniro harimo n'undi muyobozi w'umushumba nawe warunzi aza agumamo. Uwo mushumba rero ni nawe wamperekeje icyo gihe. Ndangije za ndirimbo iya nyuma ya kabiri sinayiririmbye, ahubwo nagiye kubona umuntu ansanga kuri stage ahita ambwira ati dusohoke hanze baragushaka. Ni nuko iteraniro nyango ryarangiye bashyiraho nk'agakorari rye nagiye mpita njya mu modoka mpita ntwarwa n'abantu nta n'umwe tuziranye. Deregita ako kanya uwo munsi yene ushitse uwo navuye ku gatuti mpita njya ku Kirimba. None ngiye kuvugisha ukuri, ubwo uwo muntu yari igicantege gito, wa wundi umwe wambuzaga ngo nzabe bikanja. Iryo joro naraye ngiye kuririmbira ku Kirimba, ngiye kubona hashize umwanya mbona na ya korari iraje eva mu Rwanda cyane. Mbona na ya korari yavuye mu Rwanda iraje, mbona na ya korari ya nasanze iririmba iraje, mbona abashumba nzi, mbona abapotere abo nzi urumva sinarinje kenshi. Ndongera ndaririmba mbona hari abazungu, tuvugisha ukuri ndaririmba nanone abantu bampa amafaranga icyo gihe nakuyeho wenda sinyibuka kuyabara, ariko icyo gihe abantu bampaye amafaranga bampamo n'amadolari. Ngiye gutaha uwo muyobozi ambwira ijambo ryiza, cyangwa se uwo perezida tuvuge gutyo, kabiri turasangira none baratwicaranya mujye mureka ngo mbwire. Ibaze nk'umuntu wari wambwiye ayo magambo yitwa n'umuntu ukuyobora n'umukozi w'Imana, utekereze n'ibintu byambaye. Ushatse ntiwavuga turiya muntu, ariko bikaba ari imvugo zanjye siko mwise. Nose umuntu wakuvutse ibyo yaba azaguhesha ibihe, si byo mama? Ego nuko bimeze rero. Nge rero ntabwo nababwira ngo urwo ni urucantege. Ribaze igihe byatangiriye, byageze aho mu itorero bampagarika, ubwo nagiye kuririmba mu yandi matorero, ibyo ngibyo bikava, cyangwa ntibampagarike bakambuza. Umuntu wari ukuriye itorero ku rwego rw'igihugu yigeze kumpagurutsa mu iteraniro rinini riruta muri rusengero rwose, anyihaniza mu ruhame. Ibyo byose byari ibintu byo kunca intege ngo ntakorera Imana. Mpura n'ibintu kuvuga ngo intambara zo mu muhamagaro ni intambara nyinshi. Ubwo turacyari mu bantu, Satani nawe ubwe ntabwo yakorohera. Uko umuntu agenda, uko ngenda mbona udufaranga, uko ngenda mpura n'abakomeye bagira icyo bakomarira, utumirwa ahantu ejo uva aha ubona amafaranga, nuko kujya muri izo nsengero zitandukanye. Rero sasa za ntambara zo mu muhamagaro ntangira noneho no guhura n'abantu batari beza kandi bitwa abakozi b'Imana. Turanasoreza ntabwo mu bantu bazadukurikira habura abantu bigeze kumva ko nigeze no guhagarikwa mu itorero nshinzwe ibyaha runaka. Buriya nkubwiye ukuntu byagiye bitangira, umuhamagaro urarwanga. Ibaze nyine, sinzi nimba atari ukubahuka, ariko abantu barambabarira kuko ndi kuvuga ibyanjye kandi sinavuga ngo narasimbukaga nkagwa, byabaga bifite inzira byaciyemo. Noneho ibintu byose abantu bagiye bumva bimwe nabishowemo n'abitwa abakozi b'Imana, n'ubu bakina byitwa cyane da rwose. Umuntu akagutumira nka gutya, yarumvishe ko ufite amavuta, yarumvishe ko umeze neza, yamara kugutumira akakugira inshuti, yajya gukora umufuka akaguha neza, akakwiyegereza kugeza igihe uzasanga. Buriya iyo umuntu yiziho nk'intege nke, agerageza kukwereka ko izo ntege nke atari ikibazo. Simbizi nimba uri kunahura, na cyane ko njyewe ahubwo ndi kubwira mwe kandi abo mbwira batari hari n'abandi. Noneho ku buryo umuntu akugeza ku rwego ucika intege ukaba umunyantege nke. Simbizi nimba ibi bintu ku buryo atari ikintu uhita uza ngo ukore, ahubwo akubaka. Kandi wajya ureba urwego ariho nuko ameze,
ukabona ni wowe utaruza amakuru. Ngo izindi ntambara navuga zo muhamagara ni intambara nagabweho no gutezwa intege nke n'abantu ku buryo umuntu agushora kugira ku rwego akubwira ati kunywa inzoga si ikibazo, kagusomera imirongo. Kandi nabonye abantu bitwaza ibimenyetso byo kwifashisha, kenshi ntabwo baba bazi byose, atoranyamo ibyo azashobora. Byahise binyibutsa ko kera mu buhamya ntatanze nigeze kuba umusilamu, ariko nzi imirongo bari barampaye imfasha guhindura n'abandi ngo babe abasilamu, kandi njye nari ntariga Quran, nari ntaragira gute ibyo bintu. Rero navuga ngo intambara zo nahuye nazo nyinshi, bibaze nyine kugira naho wenda ushobora gukora icyaha ugikoreshejwe n'uwo wita umushumba. Nese iyo ntambara urumva iba yoroshye? Oye, navuga ngo rero ni nyinshi cyane. None Gateo, bose waciyemwo, turumva yuko wahagaze gute kugira ngo ushobore kwihanganira izo ntambara zose, wumve ko ukomeza umurimo w'Imana? Kuko urumva ko uciwe intege n'abakozi b'Imana bitwa ko bakurongoye. None ni igiki cyagukomeje kigutuma wumva wokomeza gukorera Imana? Urakoze cyane. Ubundi mu Kinyarwanda duca umugani tukavuga ngo kuyavuga siko kuyamara. Ariko icyo nenda kukubwira, byanga bikunda nimba byinshi umaze kumva navuze, bishobora kuba buri muntu agira umutima we no kwihangana kwe. Hanyuma kabiri, njyewe kuvuga ngo wenda wagize ikibazo uranahagarikwa, kuko ni ibintu byabaye, cyane cyane ko itorero rya Pentecote riri mu matorero badashobora kubembereza na gato, niko n'ayandi ameze, ariko kuko iryo nabayemo niryo mbizimo cyane. Baguha igihe cyo gucunga ko wongeye gusubira ku murongo, kuko ubundi ikibazo evangeliste nijye ngo pastor, ariko bura wenda ni naho ugana, ni na byiza, ni titire nkunda, yaba evangeliste yaba pasiteri, harimo n'amatitire ntitaho sinanayavuze, ariko bishop ibindi uzabyumva. Hari ibindi nabyo bihari binahitinga, njyewe ntega amatwi nabyo wenda bigatuma mbigenzura. Ikintu nenda kukubwira icya mbere, baguhigiye, bakwitaho nk'umuntu w'umwizera mushya. Hanyuma rero wowe uhagaze hano ukabuze ko ibyo uzira ari byo. Ubundi ikintu twebwe kitunanira mu isi, abantu ntabwo bashaka kwemera, ahubwo bashaka kurwana, bashaka guhatana. N'ikintu azi neza ko ari ati ntabyo nzemera, ndabyemerera iki, agahita desida gutyo. Jewe none ari umuntu nimba uzi ko ari byo, hanyuma ukaba uzi ko nyine nyuma yabyo hari igishoboka cyiza, kuki utategereza icyiza? Nese imibabaro ni naragize ntagira naho ndyama, imibabaro ni naragize ntagira aho mba, imibabaro ni naragize ntagira ibyo ndya, imibabaro ni naragize mpfusha ababyeyi, mpfusha murumuna wanjye. Uko kwihangana mbicamo ni naragize, niba unanirwa kwihanganira ibyo bisigaye, hanyuma se buri muntu wese umuntu nakumva ko yagorwa ni umuntu udasubiza amaso inyuma ngo yibuke aho yavuye. Kuko mu Rwanda ho turanavuga ngo iyo utibuka aho wavuye ntumenya aho ujya. Ako kantu nge ngafata nk'aho hari ijambo ry'Imana kuri jye. Kabiri ikindi, n'Imana yabwiye Abisiraheli ngo nimugera muri icyo gihugu ngo mukarya mugahaga ntimuzibagirwe iki Uwiteka Imana yabakuye he? Mu gihugu cya Egiputa. Igihugu cya Egiputa ntabwo byasobanuraga ibiti n'amabuye, ahubwo byasobanuraga bwa buretwa, imibabaro bagize, ingorane bahuye nazo, nizo batagombaga kwibagirwa. Hanyuma rero umuntu ukuntu aremye, tugira imbaraga tukagira n'intege nke, turarya tugahaga tukanasonza, wirirwa ureba ukagira n'igihe cyo gusinzira. Ibyo bintu byose nanjye narabisanze mu isi. Rero namenye ko nageze ahantu ngira intege nke, ngomba gukora uko nshoboye ngo ntaheranwa nazo, kandi nzi ko mu mbaraga ariho nkuru ubuzima. Ibyo byari ibintu umuntu wese yakumva. Rero njyewe nakomejwe no kubanza uko nifata, uko niyumva, n'agaciro mp'Imana, kuko gukora icyaha cyangwa ikosa ntabwo bivuga yuko Imana ihita ikureka, ahubwo yirababara, kuko bigize ikibazo iba yibwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo murapfusha mukababara, ngo nyine napfusha mugaseka. Bino bintu nanabyigiye n'ibindi bintu byinshi cyane. Simbizi ngize nk'umugisha, ariko nzawugira abantu ngenda ngwiza namwe murimo. Numva njyewe nzabaza amateka neza, nkandika igitabo, kuko nkakutegura igitabo runaka
nkasaba n'inkunga abantu nimumfashe nandike igitabo kizasigare cyatewe kirimo buri kimwe umuntu azamenye uko yagisoma kuko nabonye igitabo aricyo kitapfa gusaza buri ibi bintu by'ikoranabuhanga birahindagurika ngo haza na virusi haza n'ibiki nubwo byihuta bisaza vuba je rero nakubwira ngo ndi umuntu wihangana kandi muri kamere yanjye bimwe umuntu aba aremanye nca bugufi rero uzi guca bugufi no kwihangana nta kintu cyatuma bitagenda neza ubu rero ishengero ryarakwakiriye ishengero ryarakwemeye ahubwo ubu nagira ngo nkubwire ngo ukuyeho n'ibyo habonetse nk'inshingano mpabwa nayo nayibona amen nuko bimeze amen ikibazo cyaka kutangiriza ko yego misi yaheze nabonye warafite ikibazo urwaza madame ari ahantu dusanzwe dusengera dufite ministere yacu ndabigira nk'umutwaro nabibonye muri Foursquare nshitse ngira abantu dusengana ngira mwese murazi Theo abantu bose baravuga nta muntu n'umwe atakuzi naramwe turamuzi nababajwe n'ukuntu numvise madame bagwaye muhaguruke tumusengere Theo ntariko aratukurikirana hano ariko Imana irikurayo muhaguruke dusenge madame Theo aragwaye cyane ko nabyumvise numva birambabaje umukozi w'Imana yego ndashaka utubwire mucamake madame numvise nawe ari wagize ikibazo gikomeye cyane cy'uburwayi bwiwe umeze gute ku bintu bya madame ni ibintu biri ku rundi rwego ariko nanone nta kintu kibera mu isi nyine kidasanzwe n'undi bintu biri mu isi ni ibisanzwe nibyo birivuga ngo ibyago ngo amakuba biba mu isi madame rero yarwaye impyiko zose zirononekara nyuma yo kononekara impyiko zose biba ngombwa ko ikizatuma akomeza ubuzima ari uko bamuha impyiko rero impyiko mu Rwanda kuyibona bisaba kubona umuntu kwitangira akaguhaho kuko ngo bagire ebyiri kandi umuntu ngashobora gukoresha imwe n'undi ndi mwese mukabaho ubuzima bwose noneho nicyo none cyatumye rero bisakuza mu gihe utarabona impyiko ubuvuzi butuma abaho kuko batubwiye ko iyo impyiko zidakora imyanda yose yo mu muntu harimo n'ibyo kwihagarika n'iki umuntu uzirwaye zose ntago ajya kwihagarika sinzi uko mubyita ariko tubyita gutyo murambabarira yego ntabwo ajyayo noneho rero ugize ibyo urya bivamo umwanda niyo myanda n'ibyo unyoye utihagaritse rero icyo ya myanda ikora iyo ntabwo nyine igumira ahubwo itangira kujya mu maraso ikajya mu mubiri noneho iragenda kugera ku rwego ikora no ku bwonko iyo bigeze kuri urwo rwego urasara ugatangira no kuvuga ibitajyanye kabiri ukabyimba ubwo rero hatabonetse igikuramo iyo myanda hasigara gupfa rero ubwo noneho kugira ngo rero abeho iyo myanda ivamo bikorwa n'ubuvuzi buhenze ibyo bita diyarize diyarize ni ubuvuzi buhenze ku buryo atari ibintu byakabaye bibera nko muri Afurika kuko kujyaho inshuro imwe aha make baca make ngo ujyeho umareho amasaha 5 bagukuremo imyanda nibura inshuro imwe watanga ibihumbi birenga 100 by'u Rwanda nanze kuvuga arengaho kuko ubwo nakusanyijemo n'amatransport n'ibinini uri bumwe n'ibiryo bari buguso nibura 100 none ugasabwa ko usiba rimwe ukajyayo usibye kabiri urabyimba cyangwa ugahera umwuka cyangwa ugatangira kuvuga ibitajyanye ya myanda yageze ku bwonko noneho bigagusaba ngo ujyeyo nujyayo ku wa mbere usubireyo ku wa gatatu usibe ku wa kabiri nujyayo ku wa gatatu usibe ku wa kane ujye ku wa gatanu uhora usimbura umunsi umwe ufata uwundi usimbura umunsi umwe ufata uwundi none ufashe ayo mafaranga mu cyumweru biba bisaba ibihumbi birenga 300 ni ukuvuga ngo ibihumbi birenga 300 y'amanyarwanda ni amafaranga menshi none uyakubye 4 bigeze muri miliyoni na 100 urumva ni amafaranga ubwo rero urumva nibura byaba bigusaba n'ubuzima busanzwe ko nibura mu kwezi ubona $1,000 barero nimba wasabwe $1,000 ubwo ngiye noroshya $1,000 buri kwezi byo kugenda ku muntu umwe urwaye muri umuryango w'abantu 10 narengeye rero gusara narayabuze ngurisha ibyo nshoboye kugurisha
nsaba abo nshoboye gusaba kuko njye naragiye ku ma YouTube nka gutya. YouTube ndayubaha cyane, niyo mpamvu n'amagera mwirekura. Ahangaha uku nguku dukoze ikiganiro havamo nk'abantu batatu bumvishe neza ibyo tuvuga bikabagirira umumaro, kuko nagiye nkora ikiganiro kikarebwa n'abantu batagera no ku 1000, nkabona avuyemo umuntu ampaye cya 1000 cy'idolari, nkabona avuyemo umuntu ampaye amadolari 200. Noneho ndwana n'uwo murwayi, ndarwana ndagurisha ndasaba utwo nari mfite, nta muntu bahatizigama nk'umuntu. Buri twese turwanira iterambere bigera ku rwego binaniye, njye kuri social media ndanarira. Bamwe baranaseka ariko ajya kunseka. Ujye ntabwo ujya ukuntu umeze nyine, ndi umuntu wiyakiriye. Noneho uburyo mu by'Imana ameze, numva ko nyuma y'Imana nta yindi hari ntegereje. Rero numva iyo umutima wanjye wemanwa nanjye, numva ko n'Imana ibyemeye, kuko numva njye nkunda Imana. Tutitaye ngo warwanye n'ibi ngo hacibe. Gukunda Imana ntabwo birindira byinshi, ni ugufata umwanzuro wabyo. Jewe rero madamu n'ubu kuba kiriho ni nuko nakoreye Imana. Umuntu yamaga amafaranga akambwira ati Theo, hari igihe wamfashije, ntabwo dukwiye kukureka. Bakampamagara ati nsanga hano, akampa 100,000 nkita mbijyana ndi mideni, n'igihe nagiraga mideni irenze 1,000,000. Bakampamagara ati ntituzongera kumwakira, ubwo nyine shaka isanduka, kuko nta kindi gikurikira, nta bundi buvuzi. Nababwira ngo n'uyu munsi kuba gihari rero aracyakora iyo dialyse, aracyagenda ko 3, kandi amafaranga aracyaboneka yo gutanga bigakunda. Hanyuma ikindi twageze aho baduhamo n'ubwishingizi biroro, niyo mpamvu ntakibisakuzamo cyane, ariko nabwo 3 ayo yandi asigara ntabwo nabwo ari make ahoraho. Transport, umuntu ushobora kuva nk'aha tukaba twamujyana mu Ruziba ni na hafi kwa muganga, agiye kwa muganga arere tu n'ukuntu ibyama essence bimeze ahantu hose byarahenze, bigenda biduga ku mugani wanyu ngo nukuduga byaraduze. Usanga ugomba kuba ufite iyo essence ihoraho, ugomba kuba ufite imbuto, ugomba kuba ufite bya bindi birobano yarya, agomba kubona umuntu umuba hafi atuma, agomba kubona imiti yindi bamutera ku ruhande itari ubwishingizi wigurira, n'ubundi biragenda bikaba menshi. Ariko hamwe n'Imana nkabona arabonetse, nkabona nanjye ngashakisha ngakora uko nshoboye. Nuwo ngo madamu aracyarwaye, amaze kubona abantu 2 bo kumuha impyiko bikanga, araza aruwaje dusanga ntibahuje amaraso, cyo ni kimwe. Undi bari bahuje, abaganga bamubonamo ibindi bibazo. Ubu turi gushaka undi ngo nitumubona nawe bagerageze, kandi iyo baguhaye impyiko bihita birangira, wigumira muhira ukajya ufata imiti bakugeneye nyine isanzwe, ariko utagize sirikira. Imana igiye gukora igitanga, Imana izagikora. Ariko wumve ngo turi hano ubuvuze ngo tumuvugeho nyine cyangwa tuvuge kuri ibyo, ni ibintu bikingoye cyane. Muri cya kibazo mama Maria yakubajije, icyo ni kindi gikomeye cyane mu muhamagaro kinini gikomeye, kubaza nyina w'abana iminsi ngana gutyo bikagenda. Ubu yatangiye yarwaye kuva mu kwa 9 muri 2024, turi mu kwa 3 2026. Urumva ko ari hafi kugira imyaka 2. None urabye nta nakantu kuko kamelioration kukoroherwa, kandi nkubwira ngo niyo mpamvu mva ntagisa aroroherwa, ariko nyine koroherwa ni ukubona ubwo buvuzi. Hanyuma uko bikora neza adasiba, impamvu harya nasakuzaga narayabuze, mukora kuri ka 3 ushyira kuri 2, ntabwo ndayabura rimwe, rero ryo ntirishoboka. Hama rero niho nasakuje mvuza induru ndanarira, kandi byangiriye umumaro, niho hatumye mbona ubwo bwishingizi. 2 n'abantu muri iyo minsi bagerageje kunyishyurira ideni nari mfite rirenga miliyoni hari nangahe. None ubwo nabaga mfite ayo kwa muganga, mfite n'ay'abandi bantu nagiye mbwira ni wabaye umpaye atapfa, wabaye umpaye atagira gutya. Nagize ibibazo nazo ni intambara nyine. Noneho nuko bakuri ubundi twe dutunzwe nuko genda irimbanga kuri bitaramo hirya no hino, bitangira kugenda nabi, bitangira no kubura, naho kuririmba harabura. Noneho kumwe waramenyereye ibi byantunga ubona bikora, ntago nari nzi yuko ibintu bigereje bikanga. Ibyo byose tubiteranirijemo, n'ubu ndacyari mu ntambaro z'umuhamagaro. Nukuri ni ntambara itoroshe, ariko hamwe no kwizera Imana, hamwe no kubwira abakunzi bacu bariko barakurikira, nukuri ndumva akwiye gushigikira uyu muntu.
arakwiye gushigikirwa kandi tunashimira abagushigikiye uyu munsi akaba ahari nuko hari abahagurutse no ngaha ndazi kwisaba abakunzi bagukunda indirimbo zawe nukuri turabateye akamo ngo ubishobora amurondere aracyari ngaha amurondere agira icyo akoze. Theo turagushimiye cyane Murakoze. watwitavye mu kino kiganiro. ntago nta muntu urampamagara ngo sinze keretse umwanya ubuze. Turagushimiye kandi ari ikintu nagumye medita ko cyane kuvyerekeye ingabire y'umuntu, ingabire yawe niyo ugejeje hano, niyo yaguhaye ivyo bintu byose Cyane rwose. niyo kwicajisika n'abakomeye, niyo yaguhaye ivyo ufite uno munsi. Turashima ingabire yawe Amen. mu byo wavuze mu ntambara wagiye uhura nabyo, uhamagara harimo intambara nyinshi cyane, ariko kandi kuvyuka ugakomeza gusenga no kuririmba Imana igukomeze. Amen. Yahisha muri vuga ngo iyo nguye imbavyutse se nta jambo ndafazi ijambo ry'Imana. Rero turashima Imana ko uyu munsi bagutumiye hano muri Gezo des Âmes, umukuru wa mama yaragutumiye Cyane. turagushimiye cyane. Turagusengera kugira ngo Imana ize kwitangaza kubwa madame wawe akire kandi nawe ukomeze igikorwa c'Imana. Yesu aguhezagire. Sabe mama wacu adusengere. Imana yo kwizerwa no kwizigirwa, abana bawe tugiriye neza, tuganiriye n'umukozi wawe mu majambo akomeye, adushingiye intahe y'ubuto bwiwe, adushingiye intahe y'umuhamagaro, adushingiye intahe y'ibigeragezo. Mwami, ibi byose nibidufasha muri runo rugendo, kuko no mu bigeragezo turakubona tukarema. Nawe nyene nararemye uyu munsi kubera yakubonye, kuko iyo atakubona biba vyaragoranye. Uri Imana rero igira neza, uri Imana itabara abayo, uri Imana nturakamana. Rero ndasenze ngo umwanya wose azomara ngaha twe tumubera umugisha, nawe azatubera uwundi. Ukomeze kumuhezagira no kumurindira hano, kandi n'urugo rwiwe Mwami Imana turarusengera, dusengera madamu ngo cya kiganda cawe ciza kimukoreko, ari mu gikorwa cawe. Ubundi Mwami Imana iyo atabara umuntu yizera ntiyari guhaguruka asize umudamu agwaye, ariko kuko akwizeye azi neza ko uhasigara Mwami, nico gituma yaje. Rero turasenga ngo nawe ukore igitangaza ko yemeye kuza kubaka imitima y'ubwoko bwawe. Ndagushima no kubwa Patrick, ndagushima no kubwa badufashije bose Mwami Imana, twese uduhezagire kandi tukwinginga no mu giterane cy'uyu munsi. Turakeneye presence yawe, turakeneye amavuta yawe, turakeneye gusubira kumva imbaraga zawe zikora ku mitima y'abantu. Mana ndagushimiye cyane, hama icubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye kuvyumvise. Amen. Murakoze cyane.